Haleluya. Amen. Dushimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Dushimye Imana ko Imana ikomeje kuturengera muri ino minsi turi kugenda duherereza inyuma, ikomeje kurinda ubugingo, ikabirinze n'imibiri yacu ndetse no mu miryango, inshuti no mu bavandimwe no mu baturanyi. Si uko ibyago n'amakuba, si uko intambara, si uko isitaza bitaza, ariko Uwiteka aturinda muri byose. Haleluya. Rero uyu ni umwanya mwiza dushimira Imana kuko ikomeje kutwongerera imbaraga zo kurushaho kubana nayo, kandi ikitwongereye agahe keza. Haleluya. Kuko aka gahe ni agahe kaba kadasanzwe, kuko hari benshi bajya babigambirira ariko ntibikunde. Yesu rero ashimirwe kandi ahabwe icyubahiro, we umenya ubwoko bwiwe akamenya ibibukwiriye. Haleluya. Tugiye kuganira cyangwa kwibukiranya ku ijambo rivuga ngo rinda icyo wagabiwe. Yesu natubwire neza. Urinde icyo wagabiwe, nanjye ndinde icyo nagabiwe. Kuko burya yankunda kubwira abantu ngo ikintu cy'ubuntu kugira ngo ugikoreshe neza biragorana. Ikintu cy'ubuntu abantu benshi bakunda kubisesagura. Ibintu wabonye utavunitse utishyuye icyuya, abantu benshi usanga batabifata uko bikwiriye. Ariko we wagiriwe ubuntu ugatoranwa, umenye neza yuko mu miryango tuvukamo itandukanye, siko twese twahamagawe ngo twitabe. Haleluya. Buri muntu wese yagiye ahamagarwa ukwe, buri wese yumva ijwi rye. Ahari iyo tuza gutumwaho abana b'abantu ngo ngwino ujye kunkorera, ngo ngwino ujye gukorera Imana, ntabwo byari kuza. Kuko hari umunsi, iyo dusomye Bibiliya tubwira umunsi umukire yari afite ubukwe, hanyuma agatumira abantu, buri wese agahabwa invitation, agahabwa ubutumire. Ariko ngo umunsi w'ubukwe bose bagize iki? Impamvu. Hanyuma arongera ngo arababwira ngo akora biteguye, kandi nabamenyesheje ubutumire bwanjye, kubera iki mutashe? Umwe atanga impamvu ngo nagiye mu rutundo, abandi ngo nagiye mu mirima yanjye, abandi ngo nari mfite inka. Kubera yuko ntabwo ari Kristo wari wabahamagaye, yahamagaye abantu batari bafite kubera amaso uwabahamagaye. Haleluya. Rero ngo ariko arongera ajya kurarika abandi. Haleluya. Agakiza ntago karakacu, agakiza karakabisirayeli. Twebwe ngo tumeze nk'igiti cyatewe ku kindi kitwengurukira. Rero turagira ngo kw'iryo jambo niba turingurukira, hari igihe agakiza kazasubira kuri bene, ariko uzaba yarafashe yarakomeje neza, uwo ngo arahirwa. Haleluya. Kandi ibimenyetso biragaragaza neza yuko abantu benshi bamaze kurambirwa, abantu benshi bamaze kunanirwa, abantu benshi bamaze gusubira inyuma. Ariko hahiriwe umuntu ukizera Imana, ukizera Imana Yakobo umutabazi, niwe uzabasha kurinda icyo yagabiwe na Kristo Yesu. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa Yuda. Yuda ni igice kimwe, turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4 wonyine. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvise ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Umurongo wa 4 akatubwira ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Yesu natugarukeho.
iri ni ijambo Yuda yanditse ahishuriwe na Mwuka w'Imana. Arahishurirwa aravuga ngo ariko bakundwa, afite ishyaka n'umwete ryo kugira ngo ahugure abantu. Hanyuma yandika urwandiko arwandikira abo basangiye agakiza. Abo basangiye agakiza nabo basangiye umukiza. Haleluya. Abo basangiye isoko, abo basangiye ityazo batyazaho. Haleluya. Kuko abanyamasengesho, abaririmbyi, abagenzi bajya mu rurembo rwera Yerusalemu, ubundi baba bafite umuyobozi n'umwe, icyerekezo ni kimwe, intumbero ni imwe. Mbese baba basangiye amahame ari mu maraso ya Kristo Yesu, baba basangiye amakuba n'ibyago, baba basangiye umusaraba. Haleluya. Ngo ndabandikiye mwebwe dusangiye iby'agakiza, ngo kandi ibyo kwizera twarazwe rimwe. Yesu natubwire neza. Ibyo yabibutsaga yaravugaga ngo ntabwo uwatwitangiye, ntabwo uwaducunguye, ntabwo azongera kumanuka ngo ajye ku musaraba. Ahubwo yatwibutsaga twebwe ubwacu, atubwira yuko agakiza twahawe tugomba kugakomeza kandi tugashishikarira kurwanira ibyo kwizera. Haleluya. Twagera ahantu bari kuvuga ibidatunganye, twagera ahantu bari gusebya umuremyi wacu, bari kuvuga Kristo nabi, bari gutuka umwuka wera, twebwe tukarwanira ibyo kwizera. Yesu natugereza. Kurwanisha ibyo kwizera ntabwo ari ugushora igipfunsi, ahubwo ni uko warasogongeye ijambo ry'Imana, ukamenya neza yuko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kuri se atari umujyane. Hanyuma ukamwamamaza muri abo bantu mu mpande zose. Yesu natubwire neza. Uwo muntu rero niwe uzagumana agakiza kugeza iteka ryose. Haleluya. Uwo niwe uzahagarara kuri wa musozi w'Uwiteka. Uwo niwe uzahagarara imbere y'Imana Data wa twese. Kristo Yesu ari kumuvuga ati uyu ni wa wundi nacunguje amaraso yanjye, uyu ni wa wundi nagiye kubabarizwa, uyu ni wa wundi nameneye amaraso, uyu ni wa wundi nabambiwe. Haleluya. Hahiriwe umuntu rero ukomeje kurinda ibyo yamenye. Ariko muri ino minsi, muri iki gihe, abantu benshi turagenda dusoroma ku biti bitandukanye, twaya dusoroma ku biti twabujijwe, kuko imbuto za Mwuka wera cyangwa imirimo ya Mwuka wera n'imirimo ya kamere ni ibintu bitandukanye. Kandi ubwami turimo nubwo tujyamo, amahame yabwo aratandukanye, kandi turasabwa gukiranuka hagati muri ubwo bwami, tukamenya ubwami budufitiye agaciro, budufitiye umumaro, tukamenya ariko tugomba gukorera. Haleluya. Yesu natubwire neza. Kugira ngo rero dukiranuke muri ubwo bwami bwose, turasaba kuba dufite umwuka wera. Haleluya. Mwuka wera niwe twasigiwe. Mwuka wera n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ku bantu bamwiringiye kandi bamufite. Nubwo abantu benshi aho dusaba umwuka wera turasaba ibifatika, ariko umwuka wera uko Imana izabivuze niwe uzadushyiraho amababa tukaguruka tukava mu isi. Haleluya. Hari igihe tuzirirwa mu isi bwe tutayikirimo, hari igihe tuzahiramo bwe tutakirimo, kubera ko ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni iry'ukuri. Ijambo ry'Imana ni urwego rubasha kumanukiraho abamarayika bazanye ibisubizo byacu ndetse bari gutwara n'ibyifuzo byacu. Haleluya. Yakobo ari mwiyerekwa abona abamarayika basa baje gutwara ibyifuzo bye, kandi abona abandi bazanye ibisubizo. Haleluya. Natwe rero kuba imbere y'Imana turasaba ko tube dufite intego, tube dufite ibyiringiro, tube dufite gutegereza neza, kandi twarinze kwizera kwacu. Haleluya. Kandi ijambo muri ibi byarenge ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere.
ngo cyera imbuto ibitangaza, ngo gisoromwa n'uwihanganye kandi kigafumbirwa n'ibigeragezo. Haleluya. Rero muri uko kwizera kumwe twahawe na Kristo, tugomba natwe gukomeza kwihanganira ibigeragezo n'intambara, tukarinda icyo Kristo yashyize muri twebwe, kandi imitima yacu igakomeza kwaguka kandi igakomeza gukiranuka. Haleluya. Ngo kuko ngo hariho ngo bamwe baseseye muri mwe rwihishwa. Haleluya. Amen. Hariho abantu baseseye rwihishwa. Iryo ni ijambo rikomeye watekereza uri mu mubiri ukibaza ngo ariko abantu baseseye gute rwihishwa, ukabikurura ukibaza ngo ariko se mu babwirizabutumwa hari abaseseramo rwihishwa, mu banyamasengesho hari abantu baseseramo rwihishwa, mu baririmbyi hari abantu baseseramo rwihishwa. Ese kubera iki? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko yisomye ijambo ry'Imana, nasomye ijambo ry'Imana ngo umuhinzi ngo yasohoye imbuto ngo ajya kubiba, abiba amasaka meza, ariko amaze kuyabiba ngo nijoro mu gicuku umwanzi nawe araza yamura urukungu. Rero ibyo ni ibitugaragariza neza yuko n'ubundi hari abantu bajya baduca muri humye kubera ko twasinziriye, twageze mu gicuku, hanyuma bakaza bakabiba urukungu, bakaza bakabura intore z'Imana. Ariko Kristo akavuga ngo nitube maso, dusengeshe umwuka iteka. Nituramuka twabaye maso, tuzamenya ibiri imbere, tuzamenya ariko ikizazana Pierre uyu munsi uyu n'uyu. Nimutanamenya n'igisura cyanjye mubengo, ariko azaza yambaye gutya, azaza ngo ni iki ngiki, kugira ngo tubashe gukumira. Nicyo abakumirizi baberaho. Haleluya. Nicyo abinginzi baberaho. Abinginzi babera maso itorero, abinginzi babera maso abandi bose bagendana nabo. Yesu natugerereza. Rero ngo hari abantu benshi baseseye muri twe rwihishwa. Ntabwo ari bariya bari kubwirwa ba kera, ni twebwe ubwacu n'abazadukomokaho dukomeje kubwirwa iri jambo ngo baseseye muri twe rwihishwa. Kandi Imana iremera tukagendana nabo, kubera yuko uriya muntu nyir'umurima yaraje aritegereza abagaragu bamubwiye ngo ariko ko twabivye amasaka meza, none hakaba harimo urukungu, tugende turandure. Shebuja arabwira ati oya, mwirandurana amasaka n'urukungu, ahubwo nimurindire byose bigeze isarura. Ku munsi wo gusarura nzafata amasaka nyashyire mu bigega, hanyuma umurama n'urukungu mbitwikisha umuriro. Haleluya. Rero icyo ni nka cya kigane cy'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Hari aho tuzagera, hanyuma kuri ka kagezi, hanyuma bigasobanuka. Yesu natugire neza. Ka kagezi kagabanyirizwaho ingabo, kuko ubwinshi bw'ingabo bukomeze kuba bwinshi, kandi Uwiteka ntabwo atsindishiriza yuko abantu babaye benshi, ahubwo atsindisha kuko abantu bamuhanze amaso, atsindisha kuko abantu bagize kwizera. Kariya kagezi rero nubwo ubona abantu benshi bagenda bagabanukiraho, nuko bamwe bafite ubwoba, nuko bamwe batahamagawe na Kristo, nuko bamwe bahagurukana n'ibyabo byose, barimutse bimukana ibyafite umumaro, bimukana ibimuga, bimukana imisambi yacitse, bimukana ubusinzi, bimukana ubusambanyi, bimukana ubujura, bimukana amagambo menshi. Ariko Uwiteka ari kugabanya ingabo. Haleluya. Ariko kuko abo bantu baseseye ngo rwihishwa, ngo bagenewe kera gucirwaho iteka, ntibatihana. Ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kikumva imvura, kikongera kikumva imigezi,
iyo mu butayu hatari hari amazi hagahinduka amazi, ngo hanyuma kikongera kigatoha, hanyuma kikagira iby'ibitontome, ndetse kikongera kikera imbuto nk'izambere. Yesu natugire neza, kuko Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi kandi aracyateze ibiganza, aracyahamagara abarushye n'abaremerewe, aracyahamagara buri muntu wese umushaka ngo naze amuruhure. Yesu natugire neza kandi aturengere. Ngo abo bantu nibatihana bategereje kuzacirwaho iteka, kuko ngo ni abantu batubaha Imana ngo bahindure ubuntu bw'Imana yacu byisoneye. Yesu natugire neza. Ni abantu batubaha Imana, bubaha Imana ari ku manywa, ariko bagera mu gicuku, bagera nijoro ntibubaha Imana. Ariko rero dukwiriye kugira ngo turusheho kubaha Imana, turusheho gusenga no gukiranuka, turusheho kurindira kugaruka kwa Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu naza niwe uzahana kandi akanahemba. Haleluya. Buri muntu wese aharanire kugira ngo azabone ibihembo byateguwe na Yesu Kristo, kugira ngo tuzirinde yuko twazacirwaho iteka muri bariya bantu batubaha Imana, muri bariya bantu bafata ubuntu bw'Imana bakabuhindura iby'isoni. Mwakomeje muvuga neza yuko hari abantu batazi neza yuko babatuwe n'amaraso ya Kristo, hari abantu batazi neza yuko bacunguwe na Kristo. Abantu bahora bavuga ngo ari kubwo Kristo. Yego tuzi neza yuko yatwitanye, ngo ni umwami w'umunyampuhwe, ngo ibyaha byose yarabibabariye, ngo rero tugomba gukora n'uri tukinezeza. Ariko Kristo uko atababariye ab'i Sodomu n'i Gomora, uko atababariye kiriya kivunge cy'Abisirayeli baje bakitotomba bakazenguruka ubutayu imyaka 40, nyamara rwa rugero rwo kuba bagenda iminsi 4 bakagwa muri buriya butayu, natwe ntabwo azatubabarira nitutabera amaso ubugingo. Yesu natugereza. Turasaba kugira ngo turusheho guhinduka, duhinduke bashyashya, duhinduke ibyaremwe bishya, kubera ko Kristo niwe muyobozi wacu, Kristo niwe udushoboza kugira ngo turusheho kwamamaza Kristo, dukiranukaho batuzi naho batatuzi. Haleluya. Kubera yuko agakiza twagahawe rimwe, kandi agakiza wakazanye ni uw'ikinege. Haleluya. Amen. Yesu Kristo niba ari ikinege, agakiza ni ikinege. Agakiza ntabwo tugakura mu babyeyi bacu, agakiza ntabwo tugakura mu bashumba bacu, agakiza ntabwo ari umurage twarazwe n'ababyeyi bacu, oya, ahubwo agakiza ni impano y'Imana y'ubuntu. Ni agakiza twahawe kubwo kwemera Yesu Kristo, kubwo kwemera kujya mu maraso ya Kristo, tukemera kuyoborwa nawe. Haleluya. Rero abandi bose bashobora kutubwira ngo agakiza tugakura kuri bo, baradushuka. Nta agakiza tugakura mu kwambara imigi, nta agakiza tugakura kwajya gupfukamira ibigirwamana, oya, aho agakiza ni aka Kristo Yesu wa wundi wemeye kujya ku musaraba, akabambwa, agatukwa, agashinyagurirwa, akemera kwambika ubusa. Haleluya. Akemera gusiga igitaramo mu ijuru mu gihe cyari gishyushye kirimbanije, mu gihe igitabo cye gifatanyishije ibimenyetso, harimo urupfu, harimo ibyago, harimo amakuba, mu gihe cyari kibuze uwakibumbura, mu bizima 4, mu bakerubi, mu basarafi, mu bakurumu, habuze uwakibumbura. Yohana akitegereje ararira, ariko akimara kurira yumva ijwi rivuga, Yesu mwene Dawidi, wo mu gishyitsi cya Dawidi, ati wirira yewe Yohana, ndahagurutse ngo mumubure igitabo gifatanyije ibimenyetso. Haleluya. Amen. Uwo mwami rero wemeye kuva muri ibyo byose, akemera kujya ku musaraba. Bundi umusaraba icyo ugaragaza ni uguteranya hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Urukundo rwari rwarangiye. Imana yaravuze ati cyatumye nicujije, icyatumye ndema umwana w'umuntu, kuko icyo namuremeye ni ukumpimbaza, icyo namuremeye ni ukunshimisha, ariko ampojeje isoni. Aravuga ati ngiye kumurimbura, ariko Kristo aravuga ati reka njye ku musaraba
umusaraba ni uwo kutwunga n'Imana. Haleluya. Hashimwe rero Yesu Kristo wemeye kujya ku musaraba hanyuma akatwunga n'Imana data wa twese. Yesu nakomeze kutugirira neza kandi akomeze kutwitaho. Ngo hari abantu rero bihakana Yesu Kristo ko ari we wenyine data w'ijoro n'umwami wacu. Iminsi igoye, iminsi iruhije, kuko mu matwi yanjye na mu maso yanjye sigaye maze kubona yuko hari abantu bashaka kwigira utumana muri ino si. Hari abantu bari gushaka kwihereza icyubahiro, bakumva neza yuko nta mana ishoboye mu isi, bakumva yuko isi n'ibiyuzuye n'abayuzuye ari ibyabo. Ariko Uwiteka yavuze neza yuko icyubahiro cye ntabwo azagihereza undi. Haleluya. Amen. Aho kugira ngo icyubahiro cye akibure, azaza kukishakisha. Haleluya. Azagishakisha mu boroheje n'abakomeye, azagishakisha mu bera ndetse n'abirabura, azagishakisha mu misozi yose, haba mu nyamaswa, kuko byose yabishyizeho mu butware bwe. Haleluya. Rero buri muntu wese agakiza yahawe, agakiza kagahabwa ari ak'ikinege, yamara guhabwa agakiza agahabwa na Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera nadufashe kandi adushoboze kugira ngo turinde icyo twaherewe ubuntu. Nituramuka tutarinze icyo twaherewe ubuntu, nyiracyo azaza agitwara akisubize. Ariko ibyago n'amakuba bije ntabwo tuzabasha kubyicishamo. Ariko uwabitse icyo yarindishijwe, uwabitse icyo yagabiwe, biriya byago n'amakuba bije, niwe uzabasha kurwana gitore, niwe uzabasha kurwana, kuko azaba afite nzayimana. Haleluya. Kuko uwasezeranijwe n'Imana, uwahawe agakiza ka Kristo, hari amajwi ashobora kumva abandi bantu batumva. Haleluya. Hari uko ashobora kureba bitandukanye n'ibyo abandi bareba, ariko Kristo adushoboza. Haleluya. Kugira ngo yongere atugarukeho, adushoboze kurinda ibyo twagabiwe. Ibyo twagabiwe nta kimwe dutanze, ibyo twagabiwe kubwo kwemera gusiga byose. Yesu natugeneza, nadushoboze rero, ashoboza umubyeyi, ashoboza umukobwa, ashoboza umugabo, ashoboza umwana mutoya muri uru rugendo rukomeye, kuko ni urugendo ruruhije, ni urugendo rugoye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Data wa twese, uri umurengezi, uri umutabazi, ntubura kuboneka mu byago no mu makuba. Niwamamaye rero mu isi no mu ijuru, mu ijambo ryawe komeze kuriherekeza. Kandi Data wa twese, ntudusige, ntudutererane mu maboko y'abisha bacu. Reka rero ubwiza bwawe Mwami bukomeze kuganza mu bagaragu bawe, mu bajakazi bawe, intore zawe tujya kubona nijoro Mwami, dushoboze kurinda icyo twabikijwe. Uturindire Mwami, yewe Yesu, muri rugendo nuturinde Satani, turinde imyuka mibi, ivangirwa ryose, ibyadukura mu buntu bwawe, ibyadukura kuri wowe, ibyadukura muri rugendo, tubikuje imbaraga za Kristo Yesu. Tuzitirire rero Mwami Imana nyir'icyubahiro, utwiteho kandi uturengere, kubera kudushoboza muri rugendo, kandi ukomeze kurengera Data wa twese nk'umuyobozi. Buri muntu wese uri imbere yawe umwiteho kandi umwambike imbaraga zo mu gihe cyane zo mu gihe kiri imbere. Tugiye tubyizeye mu butware bwa Yesu. Urakoze Yesu. Amen.